nawe waje hano mu myigaragambyo hano irahe mu Buholandi ndetse ngo mwamuteganya no kujya Amsterdam. Ni ubwa mbere nje muri manifestation kubera agahinda mfite k'urupfu rw'abanyarwanda bariho bagenda bapfa, harimwo umuntu wo mu muryango Gasakure, Dr Gasakure Emmanuel wanyakiriye abana bwa mbere muri 2012, ndongera nsubira muri 2013 tukaganira, ariko ntabwo nanizi ko ari ubwa nyuma mubonye musezeye. Ibyo byahise bimpa imbaraga zo kumva ko buriya bwicanyi bw'i Rwanda bugomba guhagarara. Nariciwe muri 1994 barangiza umuryango wanjye wose nsigara ndi umwe mu bana 6. Ntabwo dushobora kwemera ubwo bwicanyi bukomeje. Bica umuturanyi wari uko musaza wanjye Sinapoli, ni umuntu nzi, Rwigara, umudamu we ndamuzi, nawe rwose arananyibuka. Ibyo bintu rero numvise ko abanyarwanda twese dufite akababaro tugomba kuvuga tudahisha, kuko niduceceka buri wese azagenda ashira, agenda buhoro buhoro. None se uravuze uti Dr Gasakure, muganga Gasakure, ni iki kikubwira ko ari Perezida Kagame wamwishe? None se yaje hano mu kwezi, ndakeka ari kwa 12 mu Bubiligi yaje kwivuza. Gasakure aje kwivuza, yari afite umunaniro, yari amaze imyaka 14 kubera ko we asubira i Rwanda. Yajyanywe nuko mukuru we Rutayisire Paul nawe wari umutegetsi amuzanye, yari umuganga hano mu Faransa. Aragenda agiye kwigishiriza, nta kindi kintu yashakaga ko akarengane kabayeho k'abana b'Abanyarwanda kera batigaga, ati ngiye kwigisha. Ubwo rero kinyemeza ko yamwishe, kuvuga ngo ni umuntu, kuvuga ngo yarwanye n'abapolisi. Ibyo birashoboka ko umuntu w'umuganga w'umukardiologue spécialisé en France wari ufite cabinet ashobora gukora ibyo bintu. Mwebwe murumva bishyize muri logique bishobora kuba bitambuka. Burya rero hari abenshi batazi wa mugani, batazi Dr Gasakure, natwe turamuvuga, ariko wowe ugomba kubuzi neza urupfu yapfuye. Urupfu yapfuye nararwumvise. Dr Gasakure barabanje bamukorera icyo twita harcèlement, ngo yari umuganga wa Perezida Paul Kagame, umuganga we wihariye, umuganga we wihariye rwose, ku buryo nk'abantu bose ariko bari babizi. Ariko rero ikintu kinyemeza ko ari we nuko yaje hano mu kwa 11, baramuherekeza muri ambasade, bamugeza ku kibuga cy'indege. Wenda ibyo simvuga wabimbwiye, ariko ni sûr et certain. Araza bamugeza ku kibuga cy'indege, arataha. Noneho aho gutaha ntabwo yatashye, yarahindukiye ajya kwihisha mu mahoteli, kandi aho yabaga yicaye hose ngo yarasimbukaga. Ubona ari umuntu wabaye traumatize, ngo baranyiba amafaranga, ngo baranyica, ngo barashaka kunyica, ku buryo n'abaganga ngo bari bamubujije gutaha, abanze abe aruhuke. Ubwo nubwo ibintu byakomeye, ngo haturutse abantu babiri i Kigali, ntabwo nzi amazina yabo mu by'ukuri, ariko iyo nkuru ni sûr. Baraza bakora recherche, baramushaka, bagira uko baje kumubona. Sinzi uko byagenze, ariko ubwo bamukize kuri harcèlement, aragenda. Urabona umuryango wose wari Kigali, turi mwana w'umukobwa uba muri Amerika wari umaze kubyara. Ubwo rero Gasakure araza, baramushaka, abo bantu babiri n'abafatanije na ambasade. Ikigaragazo nuko bahise bataha. Hari dosiye mu conseil yahise agenda, hari masozera ambasaderi bahise bakurikirana, kugenda na n'ubu nta ambasaderi dufite ahangaha i Rwanda. Ibyo bintu se nk'abanyarwanda tudashatse guca ku ruhande
cyangwa ngo twijijishe. Murumva ibyo bintu hatarimo ibintu by'uburimanganya. ariko yego ariko kitumvikana n'ukuntu wabigereka kuri Perezida Paul Kagame kandi Dr Gasakure yari umuganga wihariye. Ibyo byashoboka wowe? Ariko icyo twuzi ko nuko Gasakure nuko Perezida Paul Kagame muri we urabona nta santima. Ubwo yicaga sejo bundi, ubwo yicishaga bagakora maradroitoma Asinapol ntabwo ari we wamushyize ku butegetsi. Tuyoye ko Asinapol yari ikitso gikuru cyatangaga muri FPR n'ibiki byose. None ko yaje se bakamufata bakamwica, umwana akamukurura bakamushyira mu ishashi y'abapfu, baramukurura rwose. Ndetse n'umudamu utwara biganiriye Adeline Mama Diane ati rwose yari muzima. Aho kumushyira muri ambulance bari bafashe ya privé bamuzana bamufata mu kimodoka cy'abapolisi ku buryo byari byananiranye no gutanga certificat yo gupfa. Donc hashize yaraki bamushyizemo akiri muzima. Ubu se ntabwo ufite iyo uvuga Perezida Paul Kagame utubwira yuko yicaye, ntabwo bigiteye wowe? Yewe wowe n'abana bawe? Njye ntabwo bafite ko nizera Imana. Kuvuga ngo Paul Kagame ariho aricisha abantu ntabwo ari cyo nyine. Ejo bundi yari ukankanywe i Toronto muri Canada. Urumva ko abanyamahanga igihe barabizi ariko ntibashaka kwiyanduza. Ariko nta bwoba niyo nafejo niyo nagendane nawe kandi afite abana. Ibyo ntabyibagirwe nkuko nawe ejo yagenda n'abandi bamubanjije baragiye. Njye nta bwoba nk'umuturage uvugisha ukuri, ntacyo mpfa nawe simuzi ariko iyo ubona ibintu biri mubaho ntabwo ndi umu extremiste. Sinigeze nderwa muri ibyo extremiste byo kuvangura amoko, nubwo ntahakana ko baje muri 1994 bakatwica nk'abatutsi. Ibyo ngibyo murabizi mwese. Ariko narerewe mu gikirisitu, niga Gahini rwose ndi umwana w'umukirisitu. Baraza bica muri 1990 ndetse rwose abasirikare babyara Imana bica. Dr Gasakure se n'abari umututsi? Dr Gasakure ni mwene Sebuhiga n'umututsi. Bisha abana ba mukuru we Rwaburindi Bonavent, no ba mukuru we Joseph wari wakoraga muri universite. Bica abana be, bishe Josephine, bica Ernest, bica Jose, bica Roger, bica abana be bane n'umugore we nawe bose baragenda. None nawe yishwe? Nawe yishwe nabo twitaga ko baje kudusova. Yishwe n'ubutegetsi bwa Kagame bwaje buza butubeshya ko bugiye kudukiza akarengane, bugiye gushyira amahoro mu Banyarwanda. None ahubwo giye nagiye Kigali mbona abantu bafite ubwoba. Ariko mufite ubwoba, njye ntabwo mafite. Urakoze. Akoze namwe ndabashimira.